ntaho rwose. Urwo rubanza muzaruburane ntahari, ubwo nzareba uwo mucamanza uzaruca. Ntaho. Ariko handitse yuko ugomba kunyubaha, nanjye ngomba kukubaha. Nimba utiyubashye ugashyira ibintu byawe ku karubanda tukabivugaho, bibaye ikibazo, bibaye intambara. Nimba umunyarwanda aricaye akavuga ngo akariho karavugwa, kari kuvugwa kubera yuko ari mwebwe mwabishyize hanze. Ntabwo nari kwicara ngo ndote yuko ayo mavideo yafashwe, kuko iyo mugiye kuryamana ntabwo tuza ngo dufate amaguru. Ni mu bwanyu mubyishyirira hanze. None tuvuga turahinduka ngo ihohoterwa ngo umuntu yakorewe ni twe turi bande se bo guhohotera umuntu mu by'ukuri? Nimba turi kuvuga ku bintu bihari bibi bibazo, aho hanakwicaye ngo harebwe icyakorwa byibura mugarure, ahubwo hagakurikiraho kumenasa aba. Ngewe iriya nda yavuyemo numvaga yuko Godfather atagomba kuvuga kuko njye narabicecetse. Ariko namwe mwumve urwego biba bigezeho. Ibaze kuba ufite mushiki wawe, ufite umwana wawe, video ye ikagutahaho ari gusambana cyangwa y'ubwambure atanabigizemo n'uruhare. Byagushimisha? Ubwo rero wumva bitagushimisha, umva yuko bibaye no ku wundi muntu ariko byakubabaza. Abantu nibabivugaho bitwe babi. Sumurura. Tujye tuza nk'ibyo byose nibiba, tuvuge tuti wawu mama shenge, nibyo aba bakobwa baba bajya he kubera babafata amavideo ye bajye bayabafata. Oya rwose. Oya. Aha kuri Twitter babikoraga barabiretse, byari byarabaye nko guhererekanya kamari. Umuntu akajya kuryamana n'undi kubera ko yabihigiye kugira ngo ace agahigo, arahita bizana hano kuri Twitter abipostinge cyangwa abisharinge. Biratumarira iki se? Biratwungura iki se? Nimba tubivuze byitwa ibibazo, bigaragare ngo abantu banze igihugu. Baperereze ngo aba bantu baturuka mu kahe karere, ngo baturuka muri aka karere si abanyarwanda. We gutese mu by'ukuri mukazana ibintu by'ibintu bidafite 12. Kuki atari gusobanura ku bintu bya dabije? Umurebe yabikwepye, ahubwo ari muri sex orientation, ari ku bantu ko babanye nuko bashwanye. Nta hantu na hamwe ashobora kubikora. Ndakubwiza ukuri, nta hantu na hamwe no mu biganiro ntabwo ashobora gukomoza ku kibazo nyamukuru. Ariko reka nkubwire ahubwo arajya kubera iki nasobanura ikibazo cya dabije, nasobanura icyo umva ikindi nasobanura ikibazo cyo kuvangura abantu ngo ntago ari abanyarwanda. Nasobanura ikibazo cyaze ibiganiro ntabwo yigeze abikuraho, biracyariho. Ntabwo ziri ari imbabazi, ikiganiro ntabwo yagikuyeho. Yasabye imbabazi yo kugabana inyarwanda, ikiganiro kiracyariho. Ahubwo no, mureke ibintu by'ibyo, mureke mbabwire, no kuba umuntu yavuga bino nta rwango, ahubwo ni ishyaka ryo kugira ngo ibi bintu bicike, bihagarare. Ejo n'ejo bundi bitazaba ku wundi. Ese bibaye ku mukobwa wawe ra? Uraho wicaye muri space wayishyuhije, wicaye warambije. Umuntu yapostinga ngo uyu muntu kubera iki yavuze yavanguye abantu ngo abagogwe ngo si abanyarwanda. Bibaye ibibazo, mana nyagasani, bibaye intambara. Ahaziye ngo ndasaba imbabazi. Yes, ni byiza kuko gusaba imbabazi nibyo, ariko cya kiganiro still kiracyariho. Muve mu butendo, muve mu matiku, muve mu bushaka. Sobanura. Dukeneye kumva ibintu bya dabije ubige. Ni wowe wabyishyiriye hanze, si twe no? Ikibazo cyo kwita abantu inyangarwanda, ubwo bakwatse ibimenyetso byibura wabibona uretse kuvuga.
ngo abaturuka muri aka karere ngo ntago ari abanyarwanda ngo nta kubera yuko wagiranye umuntu nawe umwe ikibazo. Rimwe na rimwe hari n'amakatfish amuhereza amakuru akahita agenda nyabusari. Ubundi nagiye kubona mbona no, abantu musobanukiwe muzi uruho kwicara ngo uyu muntu uturuka muri aka karere si umunyarwanda. Ibyo bintu mugomba kubisobanuraho, cyangwa se imbabazi turabyumva warasabye, siba kiriya kiganiro rero, siba mwarangiza ahubwo mukumva yuko abantu bafite amatimu. Nta timu zihari, ntazo kuko kuvuga ibintu ejo n'ejo bundi n'undi yazabikora. Aha kuri Twitter iyo bitagenda gutyo byari kugenda gute? Iyo tutahaguruka ngo twamagane ariya mavideo Godfather tudashaka kuvuga nyiri ariya amazina ye, uriya wagiye kuturega muri ribu ngo uko twavuze yuko ngo giye ngo niryamaniye n'icyana ngo none ngo abantu ngo baraje ngo was baravuze about enjoyment. Erega n'abatarababiza. So ngo nenjoy. ibi ngibi nyuma ya enjoyment tubonye ibindi bisa nabyo kubivuga are kuzarebe nta mudamu ibi bintu nakubiswe n'inkuba. Anyway, ntabwo nguciye mu ijambo, navuze ko iyi space niyo gushimira kuko watumye tuvuga n'akari murore bitewe n'ibindi hagati aho ngaho. Ntabwo ibi ngibi ari ibintu byo gucecekana ugikomeza, ntabwo bishoboka. uyu munsi yari we, ejo n'undi muntu. Kambabaze nyuma yo kumva aya majwi, reka mbabwire ikintu kimwe, nimwumve hano mbere yuko ukomeza mbere yuko gato, mbere yuko dukomeza. Uyu muntu ikintu cyatumye Godfather ngahaguruka n'aya magambo yarateye agahinda, yarameze ngo sari hehe bahu it's right here. Uyu mukobwa harimo amagambo avuga gutya ngo, bwana muyobozi wa RIB, mbandikiye mbasaba ko mwamfasha mu kibazo nahuye nacyo. Njyewe Munezero Rosine ufite nimero y'irangamuntu tarararara mwene rarararara na mwene dadadadada utuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata, vire mu mudugudu rwa Kibirizi. Munyumvire, umva ibintu niba nari kubiceceka ngo ndifata ngaceceka, ururimi rwari gufatana n'igisenge cy'akanwa ntabwo nari kuziba. Aha ngaha yanza ko umukobwa yari no kundya bitewe n'ukuntu twari tubanye neza. Yari sheri shushu, mwumva ngo my brother na ndi brother, ariko ngiyewe urampereza urukundo ruruta urwo wanze guhereza umukobwa wagufunguriye amaguru. Urima agaciro umukobwa wagufunguriye amaguru, urashaka kunyira ko am your brother. Yes, I'm your brother, ariko ibi ntibyari gukunda. Munyumvire, mutega amatwi mw'abantu mwe, mwabaheza nguni mwe, mw'abantu mwe mukunda ikibi mukanga abagaragaza ikibi. Umukobwa yakomeje atabaza agira ati, nyuma yo gutandukana n'uwari umukunzi wanjye Nyarwaya Innocent Yago ufite nimero ya telefone tarararara, nyuma y'igihe twamaranye kingana n'umwaka n'amezi 4, turi kumwe, uyu musore tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu, tugerageze twumvikane, tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu, murebe n'ejo bundi banyarwandakazi, z'ukwezi kwa gatanu 2024 ku isaha ya saa 10:06, Nyarwaya Innocent yanyandikiye message kuri telefone yanjye ambwira ngo bitch, ndakubabaza nukomeza kumenyera, this is my word. Arongera yohereza voice ndende ambwira ngo nutanshyira hasi, nintamushyira hasi aramena umutwe, n'ibindi birimo message yohereje. Ibyo byaje biherekejwe n'amafoto yanjye y'ubwambure bwanjye n'ibindi yamfashe mu gihe twari tugikundanye, ariko abifata mu buryo ntazi, mu buryo ntigeze menya. Yambwiye ko ninkora
irindi kosa rimwe ndi burwane n'ubwambure bwanjye. Yongeraho ati reka noneho tugaruke gatoya ahangaha munyumve neza. Ibi bintu nakoze kuva ku munota wa mbere, mwe mukabyirengagiza ntimushake no kubiha agaciro akariko kose. Ibi mwarabyumvishe, murongera murabyumva, ariko murabyirengagiza. Iyo umwana aya magambo yararimo gutabaza avuga yakurikiwe n'ayo majwi umukobwa yivugiraga ngo uyu yagwa. Kuri ino nshuro rero narakuretse bijo, narakuretse big time, narakuretse ubugoryi bwawe ndabundabutorera, amaki yawe ndayarya, ndakureka unyica nabi man, ndakureka wandaya uramenyera, ndakureka wabici wowe uramenyera, ndakureka mbigusubiriremo. Urumva? Ariko kuri ino nshuro ayo mabyi wiza nitwa ngo ubu screenshot ngibiki ngo sijui ngo amavideo, ndakwica ndakubabaza. Kuri ino nshuro ugiye kumenya noneho wagwana, ugiye kumenya uwo ndiwe neza, kubera ubwo bugoryi bwawe n'amabyi byawe byo gushaka kumenyera. Arakuretse nyina ku mutwe, uragenda nyina ku mutwe unzana amabyi, ndakureka ariko nanjye mfite ibyo nashyira hariya. So for now you're going to deal with your fucking bullshit asshole. Urabyumva? Ugiye kugiringa n'ubwambure bwawe, ugiye kugiringa n'ubwo bwambure bwawe. Understand? Ibi ngibi yabibwiraga umukobwa bari bamaranye hafi imyaka 2 bakundana, wari umutwitiye inda y'amezi 4. Reka mbabaze, niba umuntu ashobora gukoresha amagambo nk'aya ngaya, Godfather kugira ngo yago kuko ari inshuti yanjye, kuko tuba ibi ngibi mbyumve nse nk'utabyumvishe byirengagiza ndetse kubyamagana. Ibi ngibi ari kuvuga yafashe ubwambure bwarabumwoherereza nk'uko mwabyumvishe mu kirego, arabimwoherereza. Umukobwa abibonye akubitwa n'inkuba. Umva ikintu cyababaje kurusha ibindi, cyatumye umujinya unzamuka nkavuga no, ndakwamagana. Yaramubwiye ati mu gitondo ambara neza, witegure ngutegereje mu kiganiro, ugomba kuzubwira abanyarwanda ko nta kibazo mfitanye nawe. Saa 2 niba utarangeraho saa 4 n'ibintu byose urabisanga hanze. Umukobwa yabuza yacira n'ayamira, aragenda ajya mu kiganiro ku gahato, akora ikiganiro bamusekesha ku ngufu. Mwarakibonye, muraza kukireba. Munyumvire tortire. Arangije kumukoresha ikiganiro, umukobwa avuye yabaye nk'umusazi, kuko akimara kuva imbere ya kamera amaze gupretendinga kugira ngo adashyira ubwambure bwe hanze, yahise ava mu kiganiro. Biju ahita ahamagara umuntu w'umunyamategeko amugisha inama, aravuga ati ibyo ngibyo birenze ibitekerezo bya muntu, tanga ikirego. Nibwo umwana mujye kureba ibi ndi kubabwira, mugende murebe. Ahangaha tuje gusanga mwabantu mwe, tugende gake, hano tuje gusanga ikirego. Ntimushaka kumva ukuri, nicyo kibaye kimbabaza. Ikirego cyatanzwe tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Mugende murebe ngo Biju yakoze ikiganiro ryari. Ese ni nyuma y'iki kirego cyangwa ni mbere y'iki kirego? Yakoze ikiganiro bukeye ajya gutanga ikirego, kuko yari yakoreshejwe ikiganiro ku gahato kigaragariza abantu ko nta kibazo afitanye nawe. Umukobwa ajya gutanga ikirego, ariko bitewe n'ibyo bintu byari byabaye mudashaka, muri kwirengagiza, uyu mukobwa yakomeje gusunikirwa n'ibi video bari bamuhaye bavuga ko agiye gushyira hanze. Uyu mutipe yaramupushinze kugeza ibyo nababwiye bibaho, umwana yaragiye ku ruzi. Rero bari kubabwira ibyo ndi kubabwira bifite ibimenyetso. So ngaho nimumbwire, kugira ngo yago azagende azambyarira imfura ndeke kumwamagana nkuko namaganya abandi. Ibi ngibi byabaye ni gito, cyangwa ibi ngibi turi kuvuga by'umukobwa Biju mu mabi yago yakoreye abakobwa, ibi ni igitonyanga. Hari amafoto n'amavideo agahishi yago yagiye afata abakobwa yaryamanye nabo. Yes. Kujyana. So nkuko twabivuze ça fait longtemps,
nk'uko twabivuze ku munota wa mbere, ntabwo twebwe turi aba baruzi babasambanira mu bitanda byabo, ariko twamagana amashusho y'ubwambure muza gushyira hanze murimbura bashiki bacu. Ibi bigize icyaha, tuzabyamagana twivuye inyuma mpaka kugeza igihe Godfather azasigara umuzimu wari ubikora we yarakunje abantu yaraciyeho, ariko umuzimu wanjye ntabwo uzasigara ubagurukana. Turi kujyana. So rero nk'uko nabivuze, ndashaka kubisubiramo bwa nyuma, ntabwo nigeze iyi space twavuze ko ari ugushima, ntabwo mu bantu mwumvaga n'abajya n'abantu bavuga ati ngo Godfather ngo wavuze ko inzego zitakoze neza. Muri bazima dufite inzego zikora neza cyane kandi zikorera ku gihe, dushima, turi proud y'uburyo bakora. Ntabwo ibi bintu kwa bimaze iyi minsi kuva mu kwa gatandatu tariki 3 kugeza uyu munsi, ntabwo uyu mukobwa ari uko batamuhamagaye ngo akore ku kibazo cye. Baramubuze, Biju yarabuze kuko ari kurwana n'ubuzima. Ibi ngibi mugomba kubimenya. Ariko ribira mwanya nabwo ati tuzagutegereza umanze uboneke. Ahabonekeye ubu turi kuvugana, the justice was igiye gusavingwa kandi muzabiresha amaso yanyu. Turashimira ko dufite mu by'ukuri ubuyobozi bwumva ibibazo by'abaturage babo. Ribu tuzayigabire, ariko se tubagabiye nk'inkubu ngubu yajya yazirikwa he? Tuzabagabira inka. Oya, tugomba kubagabira. So urukumva rero ibi ngibi niyo iyo turi kubivuga hano nukubera iki? Oya, n'ubu ngubu turabashimiye rwose, barakoze. Ni ryari tuzabashimira kandi tuzongera. urukumva? Tugaruka gatoya, twende pole, ntabwo tuba twinjiye rero kuza ugafata Godfather mbisubiremo bwa nyuma, ukavuga ko ugiye kuvuga ko ndi inyangarwanda, ukavuga ko ntafite inkomoko mu Rwanda. Ibyo mbibona nka bullshit. Uwa mbere hari uwaje hano twamaganye ubwambure yarashyize hanze bw'umukobwa, bwa mbere twamaganye yaragiye akora urutonde, avuga ko akora urutonde rw'abantu bangahe uretse kuzamura abantu. Nta bantu cyangwa Mike my friend, we Kresi Gasopo ndakumanurana nawe rwose, ndakumanurana nawe namanuke. Tugende gakeya. Ntabwo niba mubyibuka umuntu yaraje hano aravuga ngo urutonde rw'abantu batagomba kumara icyumweru hanze badafunzwe bahagarariwe na Godfather wampararitse, kuko ibyo nakoze gufata amashusho ndi gusambana about to enjoyment, kugeza naho bivuze ngo mwarengeye. Baramufashe, sibyo? Mwarabibonye. Tugende gakeya rero. N'uyu munsi uriya muntu yakoze space aravuga ati Godfather mureba n'intera hamwe uyu nguyu mureba yishe abantu Kongo, yice abantu mu Rwanda, yice abantu Uganda, yice abantu Kenya, naho arafunzwe. Ariko that was innocence. Aho kugira ngo ufate umukobwa ubwambure bwe ubushyira hanze nceceke. Mwanyise niki bataranyita? Banyise umwambuzi, banyise igisambo, banyise ngo nibingi ntabwo bagize, banyise ngo umuntu ngusambana, banyise indaya ngo nakabakobwa. Ibi ngibi namagana barabinyitiriye ngo nakabakobwa, nta kintu bataranyitirira. Ariko nkababwira ngo uretse n'ibi ngibi bazanshyiraho n'ibyaha bimfungisha, ariko akasamutwe nzambara ikabutura nambara ibirato ngende njye kubibazwa. Ntabwo nzabihanganira. Reka mbabwire ikintu kimwe rero, ubusu bwa mbere uyu ngo yaje kumpindanya ngo abinyite, ntabwo ari bwa mbere se. Oya, uzarebe hano hari ibintu babiri, uzarebe n'abafeministe barahunga bro. Hari ibimenyetso bumvisha amajwi nk'aya ngaba ari kwa abusing umwana w'umukobwa, umukobwa yatabaje. Abafeministe ngo twe bagakwepa. Nta mufeministe ntahaye bino bintu, ariko ngo twe baburana ko abagabo bagiye mu kiganiro abagore bagasigara, bakaburana ko n'ibindi. Ntabwo uzigera ubona umufeministe uri kuvuga ku mukobwa urimo guhohoterwa kuri aka kageni. Ndakurahiye abafeministe dufite mu Rwanda nikirabiranya nabo.
nkeneye amahugurwa, baduha amahugurwa, ibigize ibyaha tubyirinde, ariko ntabwo duteze kwamagana uyu mwanda. Bafata amashusho y'ubwambure bagafata bashiki bacu bakabashyira ku nkeke, murashaka kugira ngo tuzaceceka ariko hari uwiyahuye. Ariko muzi ibintu dufite, muzi intambara turwana nazo z'abantu hano. Uza amadiyemu umuntu yirirwa bavuga ati wibeshye usohoriye video ndaguruka nawe, turahangana. Ibyo video ntibishye hanze, muzi umwanda uri hano. Rero kunkangisha ngo wabonye ishusho ya Godfather, ndakurusha ubusore, ndakurusha ubujene. Nkubwiye my friend, nshyize ifoto hano mwakumirwa. Godfather ndi bogare ku buryo ndamutse nje ahangaha ntafite ikibazo cy'uwundi we. Warangiza ngo ukaza ahangaha ngo ndi inyangarwanda, akasamutwe. Nzabazonga nka roho mbi abantu mudashobora guhereza agaciro aba bashiki bacu. Corona wa feministe dufite ari akasamutwe badashaka kuvuga. Dukora iki? Duceceke? So muntu uri ahangaha uzi ko Godfather ari inshuti yawe, turi inshuti. Umunsi wakoze umwanda nkuriya nzaza ahangaha ngutature. Ntabwo waba inshuti yanjye kurusha ukuntu Yago yari inshuti yanjye. Ibyo ngibyo byibagirwe, ntabwo bizigera biba. Yago he was my friend. Yago mwumvishe muri bwo yakoze ikiganiro, yagiye akora ikiganiro ati imfura Godfather, imfura ikarabye, imfura y'u Rwanda. Godfather nakasamutwe, Godfather muzi ibintu ari gukora. Godfather ari kubaka igihugu. Godfather yatangije icyo bita gushima pike. That was my initiative. Uretse ati ako Godfather, kantu niko karenze. uretse gato njyewe ndababwira ibintu bifite ibizibiti. Ahangaha Yago yambona yari kumpa ibizu, yari kumpa ikibizu. Yago yaraje hano nyuma yuko ambagira ibisiga akavuga ati Nyangarwanda. Umva ejo bundi hano mbere yuko anyita Nyangarwanda. Yego. Turi mu cyumweru, reka mvuge ngo turi mu cyumweru cyangwa se turi mu kwezi gukomeza ko gushima. Ni hashtag yatangijwe n'uwitwa Godfather kuri Twitter. Nanamushimire cyane ko yagize icyo gitekerezo. Ariko umunyarwanda wese aho ari arimo arashima umukuru w'igihugu, arimo arashima, kandi dushime kuko ibikorwa byo None se hari igihe baba ngo ni ugushimagiza umuntu umugani wayo niyo. nyuma y'ahangaha ubu Godfather ni Godfather, Nyangarwanda. mbabarira izo tinda zishaka uzindi. Ibi bivuyeho, ibi Yago yari aryohewe afite akanyamuneza kuko dukire na byamuteye ubwuzu n'urugwiro agusangana ingufu nazo zido. ahangaha Godfather nari umwana mwiza. Ahangaha yari ari gushimira kuri YouTube cyane avuga ukuntu, kuko iriya initiative nari natangije ntekereza ko yari ikenewe, kandi ndi proud yo kongera gukora ibindi nkabyo, kuko am here gukora ibyubaka ntabwo nsenya. Ariko noneho ubu iyo platform yaje ikamusapotinga, ubwo gufasha ibikorwa bya mwabantu mwe nimwumve hano. Uzakireba ndabizi. Umva. Phone yarizimye mani, narishyize ku kariro gake. Umva hano. Ejo nzakibatamo kabisa, bless. Umva. Yo my brother. Yego kase bigenze umva keneye yo hejuru. Yo brother, wagwana. Wababonye ko batangiye kuvayo. Umwana ngo nitayikuni ndahira wumvise ibyo yavuze. Aha. Umva cya kiganiro rero abaprobaisize rero. Nagikoze mwegaye, nagikoze, ariko nzakirekura ejo. Kirahari kabisa, uzakatema ka video k'ahantu twamuvuze umusaza kabisa, twabivuze ya gahunda yawe. Nakumentioninze kabisa. Yamani ikiganiro nakoranye na couple kandi abantu. Hanyuma uyu muntu kw'ikiganiro bugiye kureba igihe gikoreye ejo bundi ko avuga ko afite abantu bafitanye nabo imyaka n'ibibazo. Ibi bintu nari mfitanye n'umuntu ikibazo, aza muri space ibiba urwango, tubibamo urwango, araza hakura mwebwe muri ahangarika n'abashimira abantu muri hano hasi. Mu muha miliyoni enye my friend z'amanyarwanda zo gusapotinga igitaramo cya Yago. Mwara yatanze hano mwishyura amatike y'indege. Bukeye mu gitondo aragenda akora iki kiganiro kuri YouTube ashimira initiative twari dufite, initiative twari twakoze na hashtag twari tumaranye iminsi nise gushima pike. Murayizi kandi mwabonye ukuntu yakoze. Mwabantu mwe uyu muntu aya masaha mugene muri amagambo ari kumuva mu kanwa. Godfather ni Nyangarwanda. Godfather akoresha amagambo asenya igihugu atari umunyarwanda.
ariko ibi ntabwo njye ntacyo bimbwiye, kuko nawe uriya ngo nta kindi wakora, wampimba ibyo ushaka byose, kuko yatunguwe no kubona uwo yafataga nk'inshuti njanga nkamwamagana. Ariko kankubaze, nyuma yo kumva ari amajwi y'uriya mukobwa, nyuma yo kumva ibyo yakoreye uriya mukobwa, nyuma yo kureba amashusho mfite n'amaso ndeba n'amarira akaza, nkahita njya mu nkweto z'umuntu uriya mukobwa ari mushiki wanjye, nari gukora iki? Nari guceceka? Soza rero, ntabwo nigeze ngirana ikibazo na Yago niki na kimwe, ndabarahiye ntacyo. Nabonye ibintu by'umwanda yashyize hanze, ndahaguruka ndabyamagana, nkuko nabyamaganye ku bandi ba influencer bari ahangaha. Uyu munsi umuntu bita Karangwa n'umwanzi wanjye, uyu munsi umuntu witwa Ntama, uretse gato, umuntu bita Ntama y'Imana yaramborose n'umwanzi wanjye, urukunyumva? So n'uyu nguyu agiyemo, it's okay, ariko ndashimwa n'abana b'abakobwa benshi cyane buzuye muri message bamwe ati Godfather warakoze, ubu ngubu twari tugeze aho umuntu arashyira ifoto kuri platform bayifata. Siko bimeze? So Yago ugiye kujya mu mwanya w'abari batatu nawe, ariko hari umubare w'abakobwa n'abandi bantu bari hano 600 bagiye kumva ko bidakwiye gufata ubwambure bw'umuntu mwahuje urugwiro mukabana ukabufata ukabushyira hanze urimo kumwandagaza, ugafata ubwambure ukabushyira hanze. Nzabahiga nka roho mbi, nimbura imbaraga zimfata nzajya kwaroyesha kunuka amafi. Uko niko kuri, niko kuri. Aka kazi nta ukampembera. Godfather murabizi ko mfite content, mfite umunwa. Iyo nza gukora YouTube channel ibi bifite amafaranga menshi cyane, nanze gukora YouTube channel yo gushyiraho ibi bintu kuko ntifuje kugira ngo bigaragare ko mbishaka nk'amarongo. Mushye kuri YouTube channel murasanga abantu bose bakubise buzuye. Iki kiganiro kigiye kugaburira abantu benshi. Streaming, I'm not that stupid kugira ntazi streaming uko bimeze, views zose zikazi wanje nagiconnectinze. Byantwara igihe kingana iki ko mfite machine imbere yanjye. Ibyo narabyanze kuko umusaruro nkeneye muri ibi bintu n'izi space nkora z'ubuvugizi nuko nifuza ko uyu mwanda ugomba gucika. Twabwira ikintu kimwe, bantu muri anga stand by the truth. Hari ukuni ko kuri umuhanga yavuze ngo niba wemeye kuba umunyakuri guhagarara ku kuri, itegure guhagarara wenyine nka nyakamwe. Godfather ndi nyakamwe kuko nanze kwambara ibirato mushaka ko nambara, ngo nze njyane namwe ntera intambwe hamwe namwe. Hari video, hari ifoto ikunda kugaragara berekana ngo bagiye mu muriro ari benshi cyane, ngo umuntu ugiye mu ijuru ari umwe. Reka mbabwize ukuri ko aya masaha ndamutse mpindukiye ibi bitavugwa n'abantu nkaza hano nkabivuga. Godfather navuze ko umunsi akanwa kanjye kazashaka guharabika igihugu cyangwa kuvuga amagambo asenya igihugu, ndababwiye ukuri ko nasabye ko ururimi rwanjye ruzafatana n'igisenge cy'akanwa cyangwa nsheho ngende. Kagugize muzayina ntibyiteze kubaho, ariko izi kosho de la forêt umuntu nk'uyu nguyu ushobora kwangiriza reka gendera nubwo ngiye ntabwo ngiye ikintu ashobora gukora ibintu twirwa manga, ntabwo ngiye zigera ntanga example kuri ntuza kuri his excellence, sinzigera mbikora. Urukumva dufite izindi nzego abamenya n'abandi dushobora gutangaho inzego, ngiye ntabwo nisumbukuruza, tugende gakeya. Ibyo mureba hari ikibazo se, I love you too, mbere yuko ngenda uragenda utanze ubutumwa. So here's the thing, uyu nguyu niba mubizi ntabwo ndi guterwa amabuye kurushaho natewe mbere. Ntabwo ndi guterwa amabuye kurushaho natewe mbere, ariko niba kugeza amasaha ababyeyi bamama bati thank you so much, ntabwo tukigira impungenge. Abana b'abakobwa bakambwira ati thank you, ntabwo bagikoresha amafoto yacu batumanika baduhindanya tutanabazi. Ibyo byarabaye ahangaha. Reka nkubwire wowe wa musore uri ahangaha, ibi dukora cyangwa ibi ngibi tuzavuga ati mureke gusakaza ubwambure bw'abana b'abakobwa, ibi ngibi tubabwira iyo wasakaje ubwo bwambure, ibi ni ibintu bihanwa n'itegeko riri mu gazeti ya leta. Fata ubwo bwambure n'uburenganzira bwawe, ariko kubushyira ku karubanda no kubusakaza ibyo bigize icyaha. Kubona rero ndi kuza gushumika umuntu mwamagana yabikoze, uragira ngo nkunde?
uragira ngo yagoze avuga ati rero urakoze Godfather ari kuri imfura nubwo wancumitse ntibishoboka. So for your information, I'm here to stay. Ntabwo ndahangaha kugira ngo ndeke ibi bintu, nemeye kuba nyakamwe, nemera gufata inzira ituma mwese mumbona nk'ikibi, ariko ntawe mwenda kunshyira. Nzahaguma ko nzahaguma. Ariko nk'ubu ngubu wabatembereza muri telefone yanjye. Mwabigenza mute mwabantu mwe. So, I'm studying the truth and I'm ready to stand alone. Kubaho njyenyine ntafite n'umuntu nshira kari rutega. Urimo kunyumva? Turi kujyana? Turimo kujyana. Hari ibyo ndibuze kurangirizaho mwese murarira. Mwese murarira. Ibintu ngiye kubumvisha mwese muraturika murire. Ariko en attendant, duteze amatwi. quand je parle, oh, messieurs, quand tu parles français, est-ce que tu es disponible? Tugende gakeya. Mbere yuko nza kubumvisha ibintu rero tugende gake. Mwitegereze kuri dashboard. Uyu mwana ni umwana w'umukobwa wafashe iya mbere. Aravuga ati ngomba kwirwanaho, dufite abakobwa. Reka mbabwire ikintu kimwe. Mureba ko hejuru kuri dashboard. Uyu ni umukobwa wihirinze, akorana n'aba bantu igihe kiragera atandukana nabo ajya kwikorera kampani ye. Kampani yakoze yayise Inzora cyangwa Inzora.